cyane cyane ku bakiri batoya, kugira ngo mbamenyeshe ko imyaka murimo abantu bose bayiciyemo. Uko kuntu mungana, abantu bose muzi ku isi babaruta imyaka mufite bayiciyemo. Ndetse no kwicara utazi ngo ejo bizagenda gute, ubona ejo hawe hadasobanutse neza, abantu bose babinyuzemo. Hari umugabo umwe nabonye ikiganiro cye avuga ko yiyemeje guhindura ubuzima bwe ku myaka 9. Niwe muntu wenyine nabonye uvuga ko ku myaka 9 yahaye ubuzima bw'umurongo, ariko abantu benshi ubuzima bwabo bugenda bufata umurongo uko bakura. Ndagushimiye cyane ko ubashije kuza ahangaha kuri Patrick Motivator nk'ibisanzwe. Nakindi rero ngusaba no gukurikirana ibiganiro byacu. Niba utarakora subscribe uyu munsi uyikore kuko ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bikomeye kubagira nyine nk'umuryango wa Patrick Motivator. Kuba wazamo hano ni ibintu byiza cyane, byiza. Rero uyu munsi tugiye kuganira na Muyombo Thomas. Ni umugabo w'umupapa ukundwa cyane, akaba yaramenyekanye cyane nyine nka Muyombo Thomas cyangwa se nka Tom Close. Niko yamenyekanye kubera ko ni umuhanzi, akaba umuganga, ndetse ngubu akurikira n'ikigo cy'igihugu gifasha mu gutanga amaraso niba nibeshye. Urumva ko ni umubyeyi, dufite ibintu byinshi dushobora kuba twakwigiraho. Rero uyu munsi agiye kutuganiriza, niba uri urubyiruko ndagusaba kugira ngo iyi video uyirebe kugera ku musozo, uraza kubonamo ikintu navuga ko cyagufasha mu buzima bwawe, cyagufasha kugera ku nzozi zawe, cyagufasha mu gushyiramo agatege hahandi wajyaga wirengagiza. Ndagusaba rero kugira ngo aha hantu uyu munsi tuze kubana neza, wumva amagambo meza, wumvise ijambo abanjije kuvuga, ni ijambo ryiza, n'amagambo akomeye. Uraza kumva n'andi arenzeho, nuza kuri bino video kugira ngo umusozi. Reka dukomeze tumwumve, agiye kutubwira amagambo meza, agiye kutubwira ibintu bigera kuri 3 bishobora kuba byagufasha mu kuba ushobora gutera imbere, ndetse akubwire n'ibintu ujye witekereza ko ari ibintu nyine ugombwa cyangwa se abantu bagufitiye umwenda, kandi nyamara ibyo ngibyo biguca intege kugira ngo utagira ibintu ugeraho. Reka dukomeze twumve, kandi ikindi nakubwira, nuze kugira uburyo bwo gushaka kuba wakomeza kubana natwe, uze gukanda ku like ino video, nuze kuyikunda, ni ibintu byiza, ndetse unaduhe comment utubwire uko wabibonye. Kimwe mu bintu bituma ubuzima bw'umuntu bufeiringa ni ukuba ubamo atumva ko hari purpose bufite, atumva ko bufite impamvu. Mbese kuba mu buzima bwawe umeze nk'umuntu, urabona nk'ibaba cyangwa igipurizo kiri mu kirere kirimo gutwarwa n'umuyaga kitazi aho kigiye, icyo kintu ni kibi ku buzima bw'umuntu. Ikindi kintu cya kabiri kibi ni ukubaho complaining, kubaho buri gihe ushaka kwegeka ibibazo byawe ku bandi. Impamvu mbibabwiye nuko buriya nta muntu n'umwe ubaho utagira ibibazo, uretse n'umuntu n'ibihugu bigira ibibazo, uretse n'ibihugu n'umugabane ushobora kugira ibibazo. Ngira ngo muzi ko bajya bavuga ko Afurika ifite ibibazo, ibihugu byose bigize umugabane wa Afurika bigenda bihuriyeho, ndetse n'isi nayo ikagira ibibazo byayo. No mu ijuru higeze kuba ikibazo, higeze kuba ikibazo, habaye intambara ikomeye cyane, Satani bayirukanayo, imanuka ku isi hamwe na 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo kugira ibibazo ni kimwe mu bintu bituma ubuzima buba ubuzima. Udafite ikintu uri bubyuka ushakira igisubizo, nta mpamvu yo kubyuka yabiriho. Kimwe rero mu bintu bituma umuntu adashaka igisubizo cy'ikibazo afite, ni ukumva ko icyo kibazo yagitewe n'undi muntu.
inama ikomeye, kuba wumva ko ikintu cyangwa se ikibazo ufite wagitewe n'undi muntu. Ntabwo ari ibintu tuba tugomba kwishyiraho. Hari ukuntu usanga umuntu ibintu bye byanze gukunda, ugasanga bari kuvuga ati njyewe nta muntu, uyu muntu arambeshyera, uyu muntu niwe utuma nagera ku bintu byanjye, uyu muntu. Nyamara ntabwo urebye neza, ntabwo uwo muntu usanga nyine hari ijambo ubundi rivuga ngo nushaka gukora ikintu uzabona uburyo, ariko n'uwo udashaka gukora icyo kintu uzabona impamvu. Rero abantu benshi iyo badashaka gukora ikintu, twese niko tumera, usanga kenshi tukubwira ngo njyewe ngo dore impamvu nagikoze ni iyi ngiyi, ugashaka nyine ikindi kintu cyangwa se undi muntu usunikiraho kuba utakoze icyo kintu, ko ari we gitera byatumye udakora icyo kintu. Ariko ntabwo ari byo. Tuba tugomba kugerageza tugashaka uburyo n'inzira dushobora gukoramo ikintu kandi ikintu kikagenda neza, ariko tutagiye kubivuga ngo mugiye byagenze gutya, ngo byagenze gutya, ugenda usunikira ibintu ku bandi. Oya, mureke duhindure iki kintu mu buzima bwacu, tureke gusunikira ikintu cyatunaniye ngo dusunikire ibindi bintu ngo nibyo byabiteye, ngo nicyo byagize gutya. Oya, niba ikintu cyanze uyu munsi, ngo bisobanuye yuko ugomba gushyiramo agatege ugakomeza, ariko bivuga ngo ni Patrick uri gutuma no kugera ku kintu. Oya, kora, gerageza ukomeze usunike. Hari umugabo umwe witwa Rucagu muramuzi, yigeze kuvuga, arimo kugerageza kuvuga ko muri 59 kimwe mu bintu byatumye abaparimehutu b'icyo gihe birukana abatutsi bagahunga, murayaza amateka y'igihugu, ari uko abazungu, kuko hari ubumwe bwari buhari hagati y'abanyarwanda, ariko abazungu babumvishaga yuko niwirukana umututsi cyangwa niwirukana umuturanyi wawe, ibyo yari afite ubitwara. Bamwe babijyamo kubera ko bumvaga ko nitubamenesha turasigarana amasambu yabo, turasigarana n'ibiki, ariko mu by'ukuri nta mpamvu ifatika y'icyo bapfaga yari ihari, ko abanyarwanda turabavandimwe. Nkeka ko ibyo byanatumaga bamwe muri bo bumva ko ubukene bafite babuterwa na bariya, bakavuga bati reka tubirukane dusigarane ibyabo. Tugarutse rero no mu buzima bwacu, cyane cyane urubyiruko, abenshi muracyarya iwanyu, muracyataha mu rugo, ntabwo muhangayikishwa n'amafaranga yo gukodesha, ntabwo muramenya akamaro ko kubaka, nta ngo muragira, nta bana murabyara mugaburira. Ariko igihe kizaza ubwo uzajya uhaguruka mu rugo, nutagira icyo ugarukana, abo wasize mu rugo bakaburara cyangwa bakabwirirwa. Kimwe mu bintu bizagufasha kubona ibisubizo ni ukutagereka ibibazo urimo uwundi muntu uwo ari we wese, ni ukubasha kwakira feriya yawe, warangiza ugashaka igisubizo gituma uyivamo. Buriya kimwe mu bintu bituma umuntu abasha gukira indwara, baravuga ngo ni ukuyirata, ariko kimwe no mu bintu bituma umuntu abasha kuvura indwara nk'abaganga, ni ukwemera ko iyo ndwara ihari, warangiza ugatangira kwishakira imiti, sibyo? Mureke natwe dushakire indwara zacu cyangwa se ibintu bitagenda neza mu buzima bwacu umuti, ariko tutitwaje ngo ni runaka, ngo yabigenje gutya, ngo yabigenje gutya. Tureke kubisunikira ku bandi bantu. Nutsindwa uvuga ati ni njyewe wakoze gutya na gutya, nkora ibintu bidakwiriye, nkora ibintu bitagenze neza, ariko ureke gushaka kubisunikira ku wundi muntu, kuko umuntu ushaka kubisunikiraho nawe aba yifite ibibazo byiwe, n'ubundi uzabimushyiraho. Wowe ugume muri wa mwanya, ugume muri bya bibazo byawe, ubimwitirira ariko atari ibye. Ugasanga umucuruzi ari gucuruza ibintu bye ntabwo biri kugenda neza, ngo nuko nguriya ngo umucuruzi wundi ngo nawe yaje impande yanjye ngo byagenze gutya na gutya. Ntabwo ibyo ngibyo biba ari byo. Wowe ikintu ugomba gukora, ugomba kureba, ese njyewe ibintu mfite birahura n'ibyo abakiriya bakeneye? Ese ibintu mfite, serivisi nanga birahura n'iyo
runaka akeneye, noneho ukareba ni gute noneho namukurura nkamuzana ku buryo azageza akangurira, ariko ukareka kurebera ibibazo byawe mu bushobozi bw'abandi ngo nibo babikozeho, nibo bagize ikintu bakora. Urugero atanze ni urugero rwumvikana. Kuba umuntu yaravuze ati ngewe uriya muntu rero yatumye nagira, hari ukuntu abantu bavuga ngo amafaranga yanjye ngo aba afitwe n'undi muntu nyine ngo ari amafaranga yagombye kuba ari ayanjye, yakagombye kuba ari ayawe gusa utayakoreye. Ibintu tubibona kuko twabikoreye, ntabwo tubibona kuko twumva ko tubikwiriye. Ukwiriye ibintu byinshi pe, ukwiriye ibintu byinshi, ariko kugira ngo ubashe kubigira ni uko uba ugomba kubikorera, ukabasha no kuba wabibona. So tugarutse rero ku kibazo nabajijwe kivuga ngo ni iki nk'urubyiruko twakora kugira ngo twiteze imbere. Cya mbere nabibabwiye ni ukwirinda mbere na mbere gufata ibibazo dufite ngo tubishyire ku bandi, ni ukwirinda kubaho ubuzima bumeze nk'igipurizo kigenda mu kirere kidafite icyerekezo. Kugira ngo rero ibyo bintu byirinde, ugomba gutangira kwiha umugambi w'icyo uzaba cyo, kuko buriya iyo umuntu agiye kugura imyenda muri caguwa ajyana n'umwenda umukwiriye, sibyo ra? Ushobora kuba kunza agashati keza ariko ntukagure kuko atagukwiriye. Ariko iyo wagiye kudodesha bigenda gute? Baragupima, ukihitiramo itise, barangiza bakayidoda kuri size yawe, ugatanga umwenda ushaka, sibyo? Imana rero niyo mutunzi wa byose, ni nayo mugabyi wa byose. Nta kuntu wajya kuyisaba ngo uyisabe ikintu kidafite shape, ngo uyisabe ikintu kidafite quantity, uyisabe ikintu kidafite size. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye specific ku Mana ukayibwira uti Mana, ndifuza yuko nzaba iki, ndifuza yuko nzagera, ndifuza yuko nzakora ibi, warangiza ntutakaze focus kuri ibyo bintu wasabye Imana. Ndi umugabo wo guhamya yuko ibyo bintu bishoboka, Imana irabikora. Imana izabikora. Imana buriya idufasha mu bintu byinshi. Mujya mwumva muri ibi biganiro ugenda mbahereza hagarukamo Imana kenshi. Impamvu Imana igarukamo ni uko ubuzima nta busobanuro bufite iyo nta Mana irimo. Ubuzima nta busobanuro bufite iyo nta Mana irimo. Kandi nanone n'iyo Imana irimo, hari igihe nyine ari ibisobanuro tutaba dufite ariko tukaba tuzi ko bibarizwa kuri yo. Rero mureke dushyire Imana mu buzima bwacu, dukomeze tugende twegeranya nayo, ku buryo ikintu cyose uzajya ukora ujye uzirikana ko Imana ifitemo uruhare, kuko nta kintu wakora ngo kigerweho Imana itabigizemo uruhare. Ubundi hari ijambo rivuga ko Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ushobora kuvuga ngo njye ndi umuntu udakunda kujya gusenga cyane, ndi umuntu ukora iki, ariko buriya impamvu ibyo bigisha yose kugeraho, impamvu ibyo bintu byose kugeraho, si uko nyine uri umuhanga, si uko uri umunyabwenge cyane, ahubwo ni uko nyine nawe waba mubi waba mwiza, nyine nawe uri muri ba bandi muri bigomba kubwira. Kandi iyi nguye ntabwo itoranya imirima kuko ibivubiwe n'umubyeyi. Buriya abantu babizi, umubyeyi iyo afite ikibazo ku mwana we, umwana we atitwara neza, iyo azanye ibiryo ntabwo ahereza umwana wa wundi witwara neza ngo asige wa wundi umutesha umutwe. Niyo mpamvu rero natwe tubona iyo migisha yose, kabone nubwo twaba tudafite iyo Mana nyine mu buzima, niyo twaba twayirengagije, ariko ugasanga iyo migisha tugezeho. Rero natwe mureke dushyiremo imbaraga kuri iyo Mana, tugendane nayo mu byo dukora byose. Buriya mwebwe mukiri batoya muracyafite amahirwe abantu bakuru tudafite. Ubuzima bumeze nk'umubirikira. Umubirikira murabuzi umubirikira. Umubirikira hejuru bari munini ariko hasi ukaba mutoya. So rero iyo umuntu akiri mutoya mu myaka yanyu, possibilities kuri we ziba ari nyinshi, ariko uko agenda akura zigenda zigabanuka.
nk'ubu no munsi kugira ngo nkanjye mbe umupilote biragoye, kuko byansaba gusubira inyuma cyane, wenda nkaza aho mwebwe muri kugira ngo nongere nige ibijyanye no kuba umupilote, ariko umwe muri mwe wabyifuza biroroshye. Ikindi cya kabiri, dufite amahirwe y'uko dufite igihugu cyiza gifasha umuntu uwo ari we wese wibonyemo ubushobozi cyangwa yumvisemo ubushobozi gukabya inzozi ze. Bitandukanye buriya n'aba bantu benshi, bamwe muri bo bavukiye mu bihugu ari impunzi, abandi bavutse ari abakene cyane, abandi bumvaga umuriro w'amashanyarazi bawigaga mu ishuri. None mwebwe bimwe mu bintu abenshi babonaga nk'inzozi murabifite. Ni ukuvuga ngo icyo bibasaba ni ugutekereza, ugasipesifiya, nka kumwe nababwiye umuntu ajya kudodesha umwenda, ugasipesifayinga umwenda ushaka utitinye, kuko buriya baravuga ngo inzozi zawe niba zitaguteye ubwoba ntabwo ari inzozi ukwiriye kurota. Ikindi ndi buse nk'usorezaho ni uko inzozi zawe zaba zingana uko ariko kose, nabibabwiye ko uba ushobora kuzigeraho, ariko nanone ntukifuze kugera ku nzozi zawe, cyane cyane nk'izo ziteye ubwoba mu munsi umwe, mu minsi ibiri, kuko hari igihe ubyifuza nyine ntibikunde ugacika intege. So kurota ukarota ikintu kinini ariko ukiha n'igihe cyo kukigeraho. Tugire inzozi ngari, tugire icyerekezo kirekire kandi tukigumeho, tugumane icyerekezo cyacu, twifuze, twumve ko nyine tugira ishyaka ryo kugera hano. Mbibabwira hano, kugira icyerekezo cyangwa se kwifuza ikintu cy'umuntu ntabwo ari ikintu kibi. Kuba wumva runaka agenda mu modoka uvuga ati nanjye ndashaka kugenda mu modoka ntabwo ari ikintu kibi, ahubwo ibintu bibi ni bya bindi ushobora kuba wakora mu gihe ushaka kugera kuri cya kintu. Iyo ubikoze nabi nibyo biba ari bibi, ariko buriya kuvuga ngo ngenda ndashaka kugera hariya ni ikintu cyiza, kuko buriya iyo tutaza kugira icyo kintu, iyo igihugu cyacu kitaza kugira icyo kintu, ntabwo tuba turi aho tugeze. Ababyeyi bacu iyo bataza kugira ikintu nk'icyo ngicyo, bavuga ngo bimeze gutya, tugomba gushaka uburyo bigenda gutyo, bigenda neza gutya na gutya. Ku bantu bafite ababyeyi bafite nyine uko aho bavuye n'aho bageze ubu ngubu heza, cyangwa se heza kurushaho bahoze. Iyo bataza kugira icyo kintu ntabwo bari kuva hari ahantu bahoze. Ubwo rero nawe kugira ngo ugere aho hantu ushaka kugera, kugira ngo nawe ugere aho hantu wumva ko haba hakunyuze kandi hashimishije, nta kindi kintu bigusaba. Ikintu bigusaba ni ukugumana cya cyerekezo kandi ukanakigira, ukanakigumana, ukaguma uvuga ati icyerekezo cyanjye ngikiriye. Buriya iyo uri kureba ahantu ugana cyangwa se uhazi, biroroha mu rugendo kugira ngo ubashe kuhagera. Ariko buriya iyo utari kuhareba, uravuga ngo utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Ugenda ushaka, ufata ibyo ushaka, ufata ibyo ubonye, ufata ibyo ubonye, kuko utazi icyo ushaka. Ariko iyo uzi icyo ushaka, hari n'igihe uhura n'umuntu akakubwira ati ntabwo waje se nkakubwira gutya, ageze aho uzi icyo ushaka mwatoya. Nubwo yaba ari kuguhereza ibintu byiza, ugasanga urakomeje uko uzi icyo ushaka. Mureke rero natwe tugire icyerekezo cyiza kandi kizima, kigari, twemere tugendane nacyo muri byose. Ni kimwe mu bintu bigufasha kukigeraho. Tugiye gatoya muri Bibiliya, muzi inkuru ya Mose ajya gusaba Abisirayeli kugira ngo bave mu buretwa. Mwamenyera ari ibintu yakoze mu munsi umwe? Ntabwo byakozwe mu munsi umwe. Yagiyeyo inshuro nyinshi, akajya abonana na Farawo, ageraho ahindura inkoni ye igahinduka inzoka. Farawo nawe azana abakonikoni be, barabikora. Yakoze ibintu byinshi kugeza n'igihe Imana yatangiye kuzana bya bigeragezo bitandukanye. So ni process.
murabizi neza yuko Mose yari yatumwe n'Imana kandi nta kinanira Imana, ariko ntabwo yagezeyo ngo bihite byikora. Nta nubwo Imana yagonze umutima wa Farawo kugira ngo Mose abivuge bihita byikora. Bivuze ngo inzozi zawe niyo Imana ariyo yaba yaziguhaye ndetse igufashije kugira ngo uzigereho, ntibivuze ko bizahita byikora. Hari icyo bizagusaba gukora ndetse bikanagusaba kwihangana kuko kizatwara igihe. Inzozi zacu nyuma yo kuzigira, inzozi zacu nyuma yo kurwana nazo, inzozi zacu nyuma yo kumva ko tugomba kuzikoresha tukagera kuri byinshi, tukagera kure, ntabwo kugira ngo tuzigereho ari nko kubyuka mu gitondo ugahita usanga nyine ahantu waryamye ntabwo ari bubyukiye. Birasaba ko duca mu nzira, ni inzira tugomba gucamo tugatambuka kugeza igihe tuzazigereraho. Ntago ahantu uri kujya, iyo uri kugenda urugendo, nyine ikintu impamvu byitwa urugendo bitavuga ntago ari nko kuvuga ngo ni nko kumurabyo kubita, oya. Urugendo rwitwa urugendo kuko rufite igihe ruzamara. Urugendo rwitwa urugendo kuko rufite ahantu ibintu bizagenda rucamo, rufite aho ruzahera, aho ruzakurikiza n'aho ruzagenda rukagera. Aho ruzagera n'aho dufite nk'intego, aho hantu dufite n'icyerekezo turi kujyamo. Noneho hari ibyo tugomba gucamo kugira ngo tugere kuri cya cyerekezo. Ibyo rero hari igihe ugenda ugasanga ni imikuku, ugasanga ni ahantu, ni imisozi ugomba guterera n'ibibazo ugomba guhura nabyo. Ibyo bintu ubashije guhura nabyo ugakomeza ukabirenga, ubasha kugera nyine kuri ahantu bashakaga. Iyo utabirenze ntabwo ushobora kuhagera. Hari igihe umuntu acapanya, ariko inzira nyinshi bavuga ngo ni izapanya. Buriya hari n'abantu bidahira nabo bihiriye, ugasanga byamuhiriye by'igihe gitoya. Ubundi buri ikintu kibi ntabwo kiramba, aho kiramba. Bizagusaba kwiga, bizagusaba gusenga, bizagusaba kwizera. Ariko kwizera kutagira imirimo wagupfuye. Ni ukuvuga ngo icyo ushyizeho umutima wawe ukagishyiraho kwizera, ukagishyiraho amasengesho, kizakenera no kuba wakora kugira ngo kigereho, sibyo? No munsi gemagaze hano, ariko ejo ushobora kuzaba uhagaze imbere y'imbaga nini cyane. Niba mutari mufite inzozi muzirote nonaha. Inzozi no kuri kugira inzozi ni ikintu cyiza. Kugira inzozi ni ikintu cyiza. Ukagira inzozi z'ahantu ushaka kugana, ukagira inzozi z'ikintu ushaka kugeraho, ukagira inzozi z'ibintu ushaka gutunga, ibintu ushaka gutunga mu buzima bwawe, umuryango, abantu, wikorera ibintu byinshi bitandukanye. Yewe n'amafaranga, ukaba ushobora kuvuga ati igihe ndashaka kuzaba nunze amafaranga angana gutyo mu gihe kingana gutyo. Icyo rwose ni icyerekezo kuko urabikorera ukarwana nabyo. Ni byiza rero kubigira, turi kubishishikarizwa na Tom Close. Niba iwanyu nta muganga wigeze abamo, we birote. Niba nta mujenerali wabaye iwanyu, birote. Niba nta mupilote wabaye mu muryango wanyu, birote. Niba nta muvumbuzi w'imiti w'ikirangirire ku isi wigeze aba mu Rwanda cyangwa wigeze aba mu muryango wanyu, birote. Niba nta n'umuyobozi ukomeye wigeze ava mu muryango wanyu, nabyo birote. Kubera iki? Kubera ko inzozi zose urose, cyane cyane ukazirota ukiri mutoya, uzikabya, iyo bishyizemo kwizera, ukabishyiraho umutima wawe wose, ukanabishyiraho imirimo igufasha kubigeraho, nta kabuza bigeraho. Tuzabigeraho nitubasha gushyiramo imbaraga, nitubasha gushyiramo imana, ndetse tukabinagerageza no kubikora, tukabihuza n'ibya bikorwa n'ibitekerezo byacu tuba dufite. Ku ijambo rya Perezida Kagame twabonye
yatubwiraga yuko ibi bintu dukora no gusenga, niyo twagenda tukajya mu rusengero ukicara ukarindira ukamara igihe kingana iki, ntabwo ushobora kukugeza kuri table d'honneur. Ikintu ushobora kukugeza kuri table d'honneur ni ukubuza ibyo bintu, ukabuza ibitekerezo, ibikorwa ndetse n'Imana. urakoze cyane. Nifuje kuvuga mbere y'uko wenda unambaza n'icyo kibazo, ngendeye ku bibazo uru rubyiruko rwabajije. Ibi bibazo byose, hafi ya byose, bikubiye muri cya kintu navuze cyo gushyira blame ku bantu bandi. Hari ikintu murambabarira kandi ndifuza ko uru rubyiruko rucyumva neza. Genda shimira leta n'abayobozi bayihagarariye hano ko hari gahunda bagiye bashyiraho zifasha urubyiruko, ariko hari ikintu urubyiruko rufite cyitwa entitlement. Entitlement, abatakizi muze kucyandika ahantu, mugende mukore research. Kumva ko hari icyo ugombwa ngo kubera ko uri urubyiruko, kumva ko ubwo ubaye imfubyi hari icyo ugombwa, kumva yuko kubera ko uri umwana, ko ukiri mutoya hari icyo ugombwa. Hari ikintu navuze nigeze mbona umwanya wo kudevelopa hano, mvuga ko abantu bose mubona bakuze iyo myaka murimo bayinyuzemo. Mwese uko mwicaye hano tugiye gukategoriza buri umwe tugendeye ku ibara ry'uruhu, twabona bibikara cyane, twabona bibikara byoroheje, ab'imibiri yombi, ab'inzobe yoroheje, ab'inzobe cyane, hakwiyongeramo n'abazungu tugakategoriza tukagera no ku bazungu. Ndetse ibyo byiciro twakora bishobora kuguma gutyo kugeza igihe abo bantu twabishyizemo bazapfira. Ariko turamutse tuvuze tuta abantu b'urubyiruko bari aha mu myaka 30, twazongera tukabasanga muri icyo cyiciro. So ndagira ngo mbabwire ko ubuzima murimo uyu munsi ni transition, ni ikintu munyuramo cy'agateganyo. Mubanze mwikuremo kumva ko hari icyo leta bagomba kuko muri urubyiruko. Icyo kintu mukikuremo. Nimumara kukikuramo, ibintu umuyobozi w'urubyiruko yari arimo avuga byo kwishyira hamwe bizoroha kubikora. Ibyo kwihangira imirimo umuyobozi ushinzwe umutekano yatubwiraga mu kanya, bizaborohera kubitekereza. Igihe icyo ari cyo cyose wumva ko icyo uzanye ku meza, igishoro cyawe ari imyaka yawe. Ibintu byose birashoboka mu gihe runaka. Ibintu byose birashoboka mu gihe runaka. Ikintu ugomba gukora ntabwo ari kimwe, ntabwo ari bibiri, ntabwo ari bitatu, ahubwo ni ugukora icyangombwa mu gihe cyacyo. Niba ari ngombwa yuko ukora ikintu kikaba ari ikintu cyiza, akaba ari cyo kintu ugomba gukora. Ibyo bintu birafasha cyane kuko nk'uko yari abivuze, ubuzima tubamo ni urugendo. Urugendo rero ntabwo ari cya kintu kimenyereye ukaba w'igihugu. Urugendo ni ibintu byinshi cyane, ni uruhurirane rw'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero uru rugendo mureke kudutsinda, ahubwo dukomeze tugenda turutsinda, ahubwo ari twebwe tugere kuri byinshi nyamara muri urwo rugendo. Hari ijambo rivuga ngo ubuzima tubamo ntabwo ari ubuzima, ntabwo ari aho tugana, ahubwo nibyo turi gucamo aka kanya, nibyo turi kugenda tubamo, kuri kugenda. Kuko iyi myaka turimo, imyaka turimo uyu munsi ahantu uri ntabwo ari hejuru uzaburi. Imyaka iragenda igatambuka kandi ntabwo isubira inyuma. Ibihe bigenda bitambuka ariko ntabwo bisubira inyuma. Kugira ngo rero tuzabeho tuvuge ngo njye nabayeho muri iki gihe, nabayeho gutya, nakoze ibi ngibi kugira ngo bigende gutya, nuko nyine icyo gihe hari ikintu uzaba waragikoze, kugira ngo uzibuke icyo gihe kinagutera ishema yuko icyo gihe ugeze kugicamo, kuko hari ibintu uzaba warakoze. Urahari igihe uzicara ukavuga ngo ugiye mu gihe abandi bantu bari bameze gutya, njye nari meze gutya. Itandukaniro ryawe ryiza ukazaba uryishimira, ukaba ushobora no kuribwira n'umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe, ukaba ushobora kumva ko icyo kintu ari ikintu cyiza, ari ikintu cy'ingirakamaro, kandi gishobora no kumufasha kuba atayoba cyangwa ajya mu bindi bintu. Niyo mpamvu tuba tugomba gushyiramo imbaraga mu byo dukora byose.
deja ngo kiba cyapfuye. Nashimye wavuze uti ari urubyiruko rwishyize hamwe. Ese muri uko kwishyira hamwe mwishyize hamwe mukora iki? Guhura muri abantu batanu mukishyira hamwe ntago bihagije. Mwishyize hamwe mugamije kugera kuki? Hari umuntu wabajije ngo avuka mu muryango w'abantu bakize ngo kandi bakijijwe ngo ariko ibyo basabye byose ntago babimuha. Ngwese uko niko gukizwa? Ntabwo kuvuka ku muryango w'abantu niyo baba batunze ibya mirenge ari itegeko ko icyo basabye bagomba kukiguha. Hari abantu twafashe ababyeyi tukabagira nkaho nyine baba baturimo imyenda, ariko burya umubyeyi ni ikintu gikomeye. Umubyeyi wemeye kubyara akakurera, isuku ubundi wamugana umwenda bakurimo n'ubu. Ntabwo umubyeyi umwenda akubamo ari kuba ari ikintu kindi akugomba, ahubwo umwenda kurimo twavuga ko ari nk'uko ubona ibyiza uzigezaho mu gihe wowe uzaba wamaze kumuva mu maboko uri mu bindi bintu uri gukora. Nuwo kuzaryoherwa ibyiza byawe ushaka ugomba kuzamugezaho, ariko ubundi nawe undi mwenda umubyeyi aba akurimo. Umubyeyi wakubyaye akakurera akagukuza yarangiza akakurihira amashuri, umwenda wundi akurimo n'uwe. Urya iwe, uryama iwe, buri kimwe cyose, akabazo kose ugeze ni wowe gikemura. Ariko urashaka ko akubakira, urashaka ko agukorera ibintu byose. Uba ugomba gukora ku giti cyawe, kuko ntabwo igiti gishobora, ntabwo urubuto rushobora kuvamo igiti rukiri ku kindi giti. Ruba rugomba kuva ku giti rukajya mu butaka, ubundi rukabona kuvamo igiti. Ikintu kitwica buriya hari ingeso abanyafurika twagize yo guhora duteza amaboko aho kwishakamo ibisubizo. Nimuzabireba muzasanga ibihugu byinshi bikennye ari n'ibihugu byakabaye byifitemo ubushobozi bwo gutera imbere, ari ibihugu bifite amabuye y'agaciro, ari ibihugu bifite n'izindi resources, bifite imbaho, bifite icyo kintu cyo guhora duhabwa imfashanyo, cyo guhora duteza amaboko ni ikintu kibi, gituma naho wakabaye ubona igisubizo utakihabona. Ibanga ryonyine rituma umuntu atera imbere ni ukwishakamo igisubizo cy'ikibazo kibangamiye abandi. Niba tuvuge uri muri sosiyete, iyo sosiyete ikaba ibangamiwe n'ikibazo X, wenda hano amazi akunda kubura muri ino karitsiye, mbere yuko ujya kwibaza ngo baramarira iki, banza wibaza icyo uri bumare mu gushaka amazi yabuze. Wenda ushobora kuba udafite ubushobozi buzana amatiyo no gushyiraho robine, ariko wenda ushobora kujya kuyavoma aho ari ukaza ukayagurisha abayakeneye. Deja ako kanya ubaye igisubizo cy'amazi, ariko ubaye n'umucuruzi, uhise ubona amafaranga. Iri ni ijambo rikomeye. Ukora ikintu nyine uzanye igisubizo ku kibazo cyari gihari, ariko ugakuramo inyungu. Uyu mupapa kandi nanone hari indi nkuru yigeze kuvugaho, avuga ngo hari abasore babiri bagiye mu gutembera muri vakansi. Bagera ahantu basanga nta muntu wambara inkweto bayo, nta nkweto nyine bari bazi. Noneho umwe muri bo, nubwo bari bagiye muri vakansi, aragenda agura inkweto azivana iwabo, arazizana akazazibahereza zibacuruza. Uwo mugabo yaje kuva mu businessman ukomeye, bivuga ko nyine ari mu ruganda rumwe muri izi tuba tubona za Adidas na ni uruganda rukomeye, ariko ari aho ngaho hantu byaturutse. Ni ukuvuga ngo umwe agiye kuryoshya, undi agenda agiye gushaka, afite amazi afunguye arishaka, areba ahantu ashobora kuba hari ikibazo ashobora kuba yakemura. Kugira ngo rero ibyo bintu ubashe kubikora, bisaba kugira ngo ubashe kureba, ugende ureba uvuga ati nihe hantu hari ikibazo, ukaba umuntu ushaka ibibazo kugira ngo abone ibisubizo. Ntabwo ndi
umuntu uteza ibibazo, umuntu ushaka ibibazo, ushaka ahantu ibibazo biri kugira ngo abikemure azane ibisubizo mu bantu. Niko bigenda biza. Telefone nuko yaje, ikibazo cyari gihari ni ukuvugana n'umuntu ari i Kigali, wowe ukaba uri Nyamagabe cyangwa se uri ahandi hantu, kugira ngo ukemure ikibazo noneho nawe uboneremo indi nyungu yawe ku giti cyawe. Ibyo babyita win-win situation. So nimwumve yuko ibintu by'abantu bari ahangaha imbere bababwiye ari igipindi. Ejo bundi kuwa kane nari ndi ku kazi, mbona umuntu araje akinguye urugi, yarukubise nyine nk'umuntu w'umujura, arinjira asanga nicaranye n'umushyitsi nari nakiriye, nta no gusuza ati ndagukeneye, ndamubwiye nihangane mbanze mare kubonana n'uno muntu. Nyuma mbonye iby'uwo muntu tuganira bitari burangire, ndasohoka njya kumureba hanze. Uwo muntu icyari kimuzanye yarazamwe no kunsaba amafaranga, ariko yari umuntu usa nk'ukumusa cyangwa nk'ukunsa nanjye. Ni umuntu w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 gutyo. None arambwira ngo afite urugendo, ngo ariko yabuze itike, ngo afite 1/2 cy'itike, ngo Imana yamubwiye ko ari jye waza kureba. Ngo yatekereje asanga ari jye akwiriye kuza kureba. Uwo muntu twaraganiriye, ariko nza gusanga nyuma yaho maze kumuganiriza arambwira ati rero mu by'ukuri uko ndeba siko nagakwiriye kuba ameze. Narafunzwe mfungwa kubera ko nakoresheje ibiyobyabwenge, ariko na mbere yaho nabaga mu kigo cy'imfubyi. Bamaze kugifunga mvuyemo nyine nta kazi cyizere, ntangira gukoresha ibiyobyabwenge. Birangira bamfashe, kubw'amahirwe bankatira urubanza rwo kuba narabinywaga, ubwo kubicuruza rwo barambabariye ko nari kuba nkirimo. Mbese ambwira ibintu byinshi bijyanye n'iyo saga ye. Ambwira yuko ngo abantu bose bamuzi, inshuti ze zose zamucitseho kubera ibiyobyabwenge. Kimwe mu bintu namubwiye nifuza ko namwe mumenya, naramubwiye ni ibyo waba waranyuzemo byose, abo waba wari uzi ko wahimaga aba ari bo bose, cyangwa utari ubizi ko ari n'uwo wahimaga, umuntu wa mbere wahuye n'ingaruka ni wowe, sibyo? So ikintu cy'urubyiruko mureke kucyitwaza. Urubyiruko kuba undi urubyiruko, kuba uri urubyiruko ntabwo ari urwitwazo rutuma twumva ko runaka agomba kuduha ibi, runaka. Ibyo ntabwo ari urwitwazo. Ikintu tugomba gukora ni ugukora ikintu gikwiriye, ni ugushiduka tugakora, tukareka kwicara, tukareka kumva ko ibintu byose tuzabihabwa. Ni icyo ngicyo tugomba gukora. Ariko twikumva ko hari umuntu tubereye umwenda, twikumva ko umubyeyi wacu ari uzajya kugurira urukweto, ipantaro, uzakugurira ikintu icyo ari cyo cyose wumva gushaka. Wikumva ko ufite umuntu ushinzwe kumenya, akakumenyera n'ibyo ukeneye. Buriya bajya bavuga ngo agaterano ntikamara imbeho, ariko bijya gusa no kuba umuntu aba yagutije. Niba uri gusaba ibintu nk'ubwo ngubwo, bimera nk'uko umuntu aba yagutije, kuko ntabwo uzigera ugura urukweto rwiza, ntabwo uzigera ugura umwenda mwiza igihe cyose nk'uko ubyifuza, nk'uko wumva ubishaka, mu gihe ugitegereje ko runaka azagufasha ariko aguhe mu bushobozi afite. Nyamara wowe ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kuba ushobora kugenda ugakora, ukigurira ibirenze n'ibyo aguha, ukaba ushobora no kumufasha nawe ukamuruhura. Ariko uri kuba umutwaro w'undi muntu ugusaba ko agomba kumufasha ku isaha ku yindi, kandi ugasanga uri umuntu umaze gukura, munsi yawe hari undi muntu nawe ukeneye ubufasha, aho kugira ngo umuhari ujye guhiga, warangiza ugasanga urwana uruhanya. Tujijuke, dukure, tugire ubwenge. Nababwiye umugabo witwa Billy Carlson, abantu baza gusacinga kuri YouTube cyangwa nawe muze kumushaka. Yabaye muri ghetto, iwabo babaga muri ghetto ahantu muri Amerika, hakoreshwaga ibiyobyabwenge,
buri munsi habaga hari umuntu warashe undi. Afite imyaka 9 yaricaye areba ukuntu abana b'abaturanyi bajya ku modoka yabaga izanye ice cream muri quartier bakazigura, watabasha no kugura shikarete. Ababyeyi be bari abakene. Arangije yinjira mu nzu afata ibikinisho bye, azenguruka muri quartier ku muryango ababwira ati ibi bikinisho ndashaka kubibaha, mumpa amafaranga mufite yari yose, n'iryo aba ari ifaranga rimwe. Amaze kuzenguruka bagiye bamuha uduceri kubera impuhwe. Yari umwana w'imyaka 9. Uwo munsi ngo ku myaka 9 nibwo yabonye ko ubuzima bwe buri mu biganza bye. Wavuka ku mubyeyi w'umukene w'injiji, wavuka ku mubyeyi ukubuza kwiga, ntabwo ari impamvu yo gutuma uva mu ishuri. Giye mfite umudokiteri w'inshuti yanjye wananyoboraga ku myaka 7. Umuryango we wo kwa se wari waramujyanye umukoresha akazi ko mu rugo. Papa yari yaramaze gupfa, bamukura kwa nyina bamujyana iwabo bavuga ngo bagiye kumujyana mu ishuri. Bagezeyo bakajya bamusiga ku rugo, bakamusigira ibyo ateka. Umwana ku myaka 7 abona yuko ibyo bintu bitazatuma ajya mu ishuri. Yavuye aho ngaho asubira kwa nyina. Yagenze amasaha 5 acana mu ishyamba mu cyaro kuri. Asubira kwa nyina. Nyina yari yagiye gusenga, agere mu masaha 8. Nyina hatahiye asanga umwana ari aho ngaho, aramubwira ati injira mu nzu. Kuva uwo munsi bamusubiza mu ishuri ariga. Niba umwana w'imyaka 7 n'imyaka 9 bashobora gutekereza kuri future yabo, wowe w'imyaka 14 nta mpamvu ufite yo kumva ngo ndi imfubyi, yo kumva ngo ababyeyi banjye ntibashaka ko njya kwiga, yo kumva ngo ntibampaye ibyo bampa ibyo ari byo byose. Umuntu wagushyize mu nzu ye, buriya niyo yaba yarakubyaye, yagushyize mu nzu ye arakugaburira, uraryama, urabyutsa guhaha ibiri minimum ugiye mu ishuri cyangwa ubonye iby'ibanze. Ikindi ukeneye kugira ngo wubake ubuzima bwawe ni ikihe? So intambwe ya mbere, ibanga rya mbere ni ukureka gushyira ibitagenda ku bandi, cyangwa kumva ko kanaka nadakora iki ngiki nzigira iki. Iyo ubaye igisubizo mu muryango, ukaba igisubizo mu baturanyi, ukaba igisubizo muri sosiyete, ukaba igisubizo ku gihugu, inzozi zose ugize uzigeraho. Ibintu byose dushaka twabigeraho mu gihe. Iryo jambo uzakomeza kurivuga. Ibintu byose dushaka tubigeraho mu gihe cyabyo. Igihe cyabyo ni igihe kigeze cy'ibintu. Bya bintu ugerageza, bya bintu ukora, kwa kundi uba wifuza kumera. Birakunda. Umwana ushobora kumutwara amezi kugira ngo abashe guhagarara, ariko ubaze inshuro yagiye arwara nabyo kugira ngo abashe gukora ibyo bintu, kandi bizaba umunsi umwe bikaba birarangiye. Usanga izo nshuro uramutse ugiye kurwana nazo ku myaka yawe uri kugenda uzibara. Ntabwo sinzi ukuntu wakwiyumva. Niyo mpamvu rero natwe mu kugerageza, niyo mpamvu tuba tutagomba gucika intege. Sinzi ikintu umwana buriya aba atekereza kuri kiriya gihe cyiwe mu gihe aba ari guhangana no kubasha kuba yahagarara akagenda nk'abandi. Ariko ntekereza yuko biriya biterwa n'ibyo babona. Kubona abandi bantu bari ahantu nyine babasha guhagarara bakabasha gukora ibyo batabasha gukora, ntekereza ko aricyo kintu gituma yumva ko nawe agomba guhagarara. Ntekereza ko aricyo kintu gituma agwa rimwe, kabiri, gatatu, akubita akananwa hasi, ugasanga rimwe na rimwe yanavuye n'amaraso kubera kugwa, ariko ugasanga ejo mu gitondo arongera. Ubwo rero natwe niko tugomba kubaho, tukagerageza bikanga, ugasunika bikanga, ariko ugasunika kugeza igihe uzabasha guhagurukira ukagenda, ugatera intambwe yawe. Hanyuma bwa nyuma soza inzozi. Hari abantu batazi inzozi ngo ni iki. Buriya umuntu wubatse ino nzu, wubatse uru rusengero, mbere yuko batereka ibuye ku rindi cyangwa ngo bashyireho itafari hejuru y'irindi, babanje gukora igishushanyo mbonera, babanje gukora plan. No kugira inzozi ni ugukora plan y'ubuzima bwawe. Ku myaka ufite mikeya ushobora kuvuga uti nzaba iki ngiki, utanagendeye ku mafaranga ufite, ugendeye gusa ku cyo wowe wumva umutima wawe uhamanya nacyo ko wifuza kuba cyo. Hanyuma iyo bimeze uko nguko ukabisengera, Imana iguhereza inzira igira inzira ibinyuzamo ukabigeraho. So nicyo nasorezaho. Reka kuba turi urubyiruko twe kumva ko ari igishoro, kuko urubyiruko ni transition.
ni nk'ino myaka abayobozi bacu barimo, uno munsi wenda turi mu kazi ariko ejo wenda tuzaba turi muri pansiyo. Ntabwo rero wavuga ngo kuko ndi muri ino myaka runaka ngo ibi ngibi ngo bigomba kumbaho, cyangwa ni urugendo uba urimo rw'ubuzima kuva ku mwaka umwe kugenda ukagera ku myaka 120, ugenda unyura mu byiciro bitandukanye by'ubuzima. Aho hantu buri, iyo ushaka gutera imbere wirinda kwigira imbabare, wirinda kwigira kumva yuko ibirimo kukubaho hari undi muntu ugomba kubikemura, natabikemura biramureba. After all, iyo ufungiye mageragere, niba waba ufite abavandimwe, ubabaye wa mbere ni wowe. Uyu muyobozi ushinzwe umutekano ejo nupfumura inzu y'abandi ntazibuka ko mwaganiriye hano, kuko n'ubundi ibyo mwaganiriye icyo gihe bizaba ntacyo byamaze. Azohereza abantu baze bagufate bakujyane, kuko uzaba ubangamiye ituze ry'abaturage, cyangwa n'ibindi n'ibindi. Hanyuma nutabikora ibyo bibi ugakora ibyiza, uzabyungukiramo wa mbere ninde? Ni wowe. Ndagushimiye, nanjye ndanamushimiye kandi nanone, kuko ibyo byose niko bimeze. Inyungu ni twebwe tuba tugomba kuzibona z'ibyo dukora. Inyungu ni hazi inyungu mu bintu ukora, ni wowe uzayakira. Noneho iyo utabikoze, ingaruka zabyo nabyo ni wowe uzabyakira, kuko ushobora kumva ko ngo ngiye ninakora bino ngo mu rugo iwacu bizagenda gutya, bobo wenda bazaseba se cyangwa bazagira iki. Ariko hari igihe kizagera ugasigara uri wenyine, ukazaba ubona amakosa wakoze ukayafesinga wenyine, ibintu byose ukahora nabyo uri wenyine, ukisanga nyine igihombo cyose, ingaruka zabyo byose biri guhura nawe ubwawe wenyine. Rero urahitamo aho kugira ngo uzafate icyo gihombo uri wenyine, ari no kugira ngo uzarwane no gushaka inyungu uri wenyine, baba bashobora no kugufasha mu gihe bikunda. Urahitamo. Hano ni kuri Patrick the Motivator. Ndagushimiye cyane. Niba hari ikintu wakunze, ushobora watubwira muri comment, cyangwa se ufite ikintu cy'igitekerezo ushobora watubwira muri comment. Kandi niba kano video wagakunze, nabwo ndagusaba kugira ngo ukashyireho like, ugende nta kibazo. Icyo ngusaba rero, ujye uza hano buri munsi, nzakuraho video nziza. Iyo byashobotse mbasha kuzishyiraho video nziza. Nta kindi rero, dukomeze guterana imbaraga, dukomeze gushyirana mu agatege, kandi dukomeze no gufashanya nk'abantu tunegera Imana mu buzima bwa buri munsi. Ndabashimiye rero, naho gutaha, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.